muraho neza kuri Ngufashe TV. Ni mwarimu wanyu musanzwe mubana nawe Emmanuel, wigisha ibinyabiziga, wigisha moto ndetse n'amategeko y'umuhanda turayigisha. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe mu isomo ryacu tugiye kwigisha moto. Dufite umunyeshuri agiye gutangira kwiga moto, ni umutangizi, nta kintu na gikeya azi. Ubu rero mugiye mu profite kugira ngo murebe ino video, noneho murebe isomo kurindi mugendane naryo kugira ngo mudatsikanwa n'iryo somo. Reka twakire rero umunyeshuri uyu munsi. Muraho neza? Muraho neza mwarimu. Rero uyu munsi ni karibu ko waje kuri Ngufashe TV kwiga isomo rya moto. Rero ikinyabiziga tugiye kwiga ni iki nk'uko kireba, kugira ngo urasubira gihariya ku buryo urabukireba neza. Iyi moto rero tugiye kwiga uko bisanzwe, hari ibice tubanza kumenya mbere yuko dutangira kwiga moto. Turabanza tukamenya ese moto yacu igizwe n'ibice bihe cyangwa se bingana. Hari ibice bimwe by'ingenzi, hari ibice by'ingenzi bigera nko mu bice bitanu. Ibyo bice rero nibyo ngiye kukwereka kugira ngo ubanze usobanukirwe ese bitumarira iki iyo kuri moto. Bajya kubibona ariko ntabwo cyangwa ukabibona gutya ariko ntubone no wageze iruhande rwayo. Reka rero dutangire igice cya mbere. Urabona guturuka hano kugira ngo hagarara neza ku buryo ubibona neza. Muri byo bice nakubwiye, dore igice cya mbere ni ukuva hano kugera hano. Igice cya mbere rero kuva hano kugera hano turaza gusanga iki gice kimaze iki. Iki gice rero cyagenewe gutwarwaho imizigo kuri no moto yacu. Ariko hari izindi moto zitagira umwanya waho batwarira imizigo. Ariko iyi yacu yo bitewe n'uburyo yakozwe ku buryo igomba kuba yatwara imizigo, ari nayo mpamvu bayihereza intebe. Ikindi gice cya kabiri urabona hano hasa gutya n'umukara. Guturuka hano uvuye kuri cya gice cya mbere, iki gice cya kabiri kugarukira hano, urabona gikizwe n'iki n'umusego cyangwa se na matora wakoraho kumva. Yego, iyi rero ni matora, ni intebe yo kwicarwaho, yicarwaho n'abandi. Ni ukuvuga ngo iyi ntebe yicarwaho n'umuyobozi, ariko iyo uyigabanyijemo kabiri ikanicarwaho n'umugenzi utwaye. Bishatse kuvuga ko watwara umugenzi ugatwara n'umuzigo hano ndetse nawe ukicara hano. Ubwo umuyobozi ari we utwara moto ndetse nawe uje kuri moto, ubwo nujya kwicara kuri moto ugomba kwicara uhereye hano. Urugero reka ndukwereke, wenda nimba nicaye kuri moto, urabona kano kanya kanjye wabonye uburyo nicaye ku buryo hano hasigaye umwanya. Wabibonye? Yego? Noneho hano ubwo igice cya gatatu rero ni ukuva hano kugera hano. Umva kino kintu, ni ukuvuga ngo aha fungura hano kano kuryango. Iyo uzunguje urabona ko ari uyu ni umwanya wagenewe, urabona essence. Uyu ni umwanya wagenewe gushyirwamo amavuta cyangwa se essence yo kugira ngo ino moto yacu ibashe kwaka no kugenda. Iki ni igice cya kangahe? Cya gatatu. Reka turebe rero igice cya kane. Igice cya kane uragisanga ahangaha. Iki gice ni gate cyangwa se amahembe adufasha kuyobora moto. Rero ni ukuvuga ngo amaboko yacu aba ameze gutya. Ubwo iyo uyobora moto wenda ushaka kujya iburyo, ubwo uyijyana
wabasha kujya ibumoso ukayizana gutya urukumva, cyangwa se gutwara ureba imbere ikagenda imeze gutya. Ariko iki gice mu bice yego sawa urakoze yego ndabona rwose iki gice rero wowe uje kwiga moto ni ingenzi. Impamvu kino gice nkubwira ko ari ingenzi, ni igice gifite ibikoresho bikorana n'igice cya nyuma aricyo cya gatanu. Ndaza kubikwereka urabisobanukirwa. Urabona kano kantu ukabona n'aka ngaka birasa, zize gute birasa, nitwo dukorana n'ibikoresho bimwe na bimwe byo hasi. Aka rero k'ibumoso aka ngaka iyo ugafashe uba ufashe icyo bita amburiyage, ni ukuvuga ngo ni amburiyage ngiyi uba ufashe amburiyage. Iyi amburiyage ni ukwifatwa, ifate twumve, ntabwo umubwenge kure, urayifata ukayikomeza ku buryo kano kantu ufata hano utumva mu mwanya, ni uko amburiyage ifata yego. Iyi rero amburiyage ikoreshwa ryari? Ikoreshwa mu gihe tugiye gukoresha icya gice cyo hasi cya gatanu cyo hasi cyo kuri moteri. Igice cya gatanu ni iki cyo hasi tubona hano hasi, iki cya moteri. Iyi moto yacu igira amaguru abiri, ushobora kuyishyira ku kuguru cyangwa se ukayishyira ku kuguru kundi ko hirya nabyo biremewe. Hari ukuguru kwa ndetse hari n'ukuguru kwa. None ni ukuvuga ngo iyo ufashe amburiyage tuyifata cyane cyane iyo tugiye gushyiramo vitesi hano hasi, abonye, cyangwa se tukayifata tugiye gukuramo iki vitesi. Iyi moto yacu vitesi zayo igira vitesi 5 kandi vitesi zayo zijya hejuru, none ubwo kuzikuramo zijya hasi. Ni ukuvuga ngo rero iyo ushyiramo vitesi fata amburiyage ushyiremo vitesi, iyo ugiye gukuramo vitesi fata amburiyage ugira ute ukuremo. Iyi rero nayo ni feri y'imbere. Feri y'imbere ni ukuvuga ngo nimba ufashe feri y'imbere ubwo egare kuba ufite na feri yo hasi y'ikirenge. Reba hano hakuno, hano hakurya dore ukuntu ifatwa, kuyikuraho ni uku, ubonye kuyifata ni uku, ariko iyo uzamuye ntayibiri. Ubwo rero nuko biba bihagaze, sibyo? Okay. Noneho rero tuvuge wenda iyo tugiye kugenda, tuvuge ubu narangije iyo rero moto yacu iri kuri sitade, tumaze kubona ibice bigize moto ndetse n'ibindi bice bindi. Urabona nk'izi ngizi bazita retroviseri, zidufasha kureba ibiduturutse inyuma. Ibi ni imyoteri bidufasha kwerekana icyerekezo cy'aho ugana. Urugero iki kimyoteri cyangwa urabona ko hano ibitara ryacu nyine hano ikipete cy'ubumoso, ushaka gukatira ibumoso ariko iburyo ni hano, ushaka gukatira iburyo urabona ko nacyo kiri gukora kiba cyaka, sibyo? Ubwo rero ni ukuvuga ngo iwo niwo mumaro wacyo, sibyo? Noneho ikindi ndumva izi ni protection za moto. Moto yacu rero igizwe na amapine, gira amapine abiri, iri pine ry'imbere ndetse kagira n'iry'iki n'iry'inyuma. Ubwo nuva igendera ku maguru angahe? Yes. Rero bwa mbere ry'uyu munsi waribonye? Okay. Yego, kuri Gufashe TV rero twagira ngo tubereke ko iki ni igice cya mbere dutangiriyeho kwigisha moto. Uyu munyeshuri yanabibonye n'uburyo bifatwa. Ubu rero tugiye kujya mu gice cya kabiri cyo kwiga uburyo wahagurutsa moto, watangira kuyagurutsa no gutangira kugenda. Mukore subscribe kugira ngo mubone izindi video zidukurikiye.